Imana ishimwe kandi yarambara ntiyangirimo yabiriye amaraso yo mu mutima yanezerewe cyane kuko yancunguye
kuko niyo tutaravuga ijambo uzi ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Umenyera kandi wiyitaho. Haleluya. Reka tuzamure Imana amaboko. Haleluya. 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 Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo turakwizeye Mwami wacu. Amen. Umwami niwe byiringiro byacu, niwe byiringiro by'imitima yacu. Amen. Ababyemera tuzamure Imana cyubahiro. Tuvuge ngo Mana uratuzi, ibyo ducamo byose urabizi.
ese twaba turimbana gato tukavuga ngo uratuzi mwami Yesu, turimbana n'itorero ako konyine, uratuzi mwami Yesu, itorero gusa, uratuzi mwami Yesu, bihamisha akanwa kawe, uratuzi mwami Yesu, uratuzi mwami Yesu, uratuzi mwami Yesu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Bwana Yesu sifiwe. Ndabona muri kutureba cyane kandi turimo kuramya umwami wa twese. Ntabwo ari uwo wisdom gusa, wa Erayon Church, Erayon Mountain Church. Turebe abo umwami ari uwabo bwite, namwe n'uwanyu. Bahoze bakuvuga ngo bwira mugenzi wawe, nongera umurebe wawe undi wabwira, umubwire uhumure umwami Yesu arakoze nawe. Asifiwe Yesu. Hari abafite ibyo byiringiro ko Kristo abazi, kandi abazi mu mazina yabo yose. Mufite ibyo byiringiro, turabisangiye. Twatera haleluya y'ubutsinzi noneho. Biracyari kuri 30 twazamuraho gake. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Tugeze kuri 80 harabura 20 gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo musakurize Uwiteka indirimbo, musakuze cyane ngo n'ijwi rirenga kuko Uwiteka ari mwiza. Ijambo ry'Imana riratwemerera gusakuza. Iyo abana b'Imana bateranye barahaguruka bakabohoka. Twakongera rimwe gusa. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Asifiwe Yesu. Amen. Tuzamure ibiganza nanone. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Hey!